Ese Mike nta group ya WhatsApp y'abanyeshuri twiganye yabiriho shera hari ntabwo babandi bose uzi barimo aho twitwara kubuzi sharero bavanga uncizemo ndaguha linki buriya dufite n'umuhuro tumaze iminsi tubipanga ariko buriya ndababwira ko uhari turi ko nawe tuzajyana mu muhuro kuhindutse bro hari umuntu unyandikiye ugiye kuza aha ngaha ntabwo rero byaza kuvamo umwahuriye asanga usigaye uteguruka n'imanukira kumaranga ibi ni ibiki koko nizo niki cyatumye nteka hanuye mwarifata akaza munguye ariko siko umuntu atanyishimiye n'ibiki habaye iki ariko wagiye ureka Emma ubu se ushatse kuvuga ko na mbere duhura ari gutya byari bimeze ako rero kuki ukunda kuva mu bwonko ubundi kundeguza cyangwa kumbwira byagutwara iki ubundi se njye nawe turi iki cyatuma uzi uko ushatse ariko se koko imyaka yose twiganye koko ariko ubundi wahinduwe n'iki ko mbere yose nabonaga unkunze unyishimira byagenze gute niki cyabaye basi ntabwo ushimishijwe no guhura nanjye bimenye bwiza ukuri rero kwanza abanza cyangwa tuvugane rero bamubaza uziko Mike twiganye muri kaminuza arara aha ngaha ngo Mike aho ugenda mpamusanze Mike nyine cyane gusiko nanjye twiganye rebe ese kamubaze iyo muza guhurira aha ngaha cyangwa gahura mu nzira zigana aha ngaha byabifata gutera ahubwo yaba nari mpamusanze uzi ubyo namwikumburiye yaba nari mpamusanze nta n'isokera ntabivuga ntabivuga se umva rero mubwire ni byiza koko twamenyanye twahuriye mu kabari biriya ni ibisanzwe sibyo nta kirenze cyari kirimo aho nawe bamutuma kumenyerana sharebe nuguri sinya nkunda kavuyo akajagari muri njyewe oya yego sinda akajagari okay reka mbifate koko nkaho wari wasinze pe ariko ntabwo bikwiye ko njye nawe twabonanye bonana ariko ubundi ngo naze rebe ibintu mbwira babutekereje neza banze unyumve neza tubonana siko mbona uko n'amaso n'ibiki rebe ndabyibuka neza ko nagusize mu kabari ndataha uzi ntabwo iyo natashye sinazi ngo nasinze tsinda ibiki oya ndabyibuka neza ko nagusize mu kabari ndataha ariko ubundi hari ikintu ngenda kwibaza ko numva ibintu byose uri kubyibuka kuko ibyo ngibyo bitari kubyibuka reka kwigira gutyo wantu nibuka ngewe icyo ashaka no kugukomeza nibuka iki komera umutima umomeze iki wo kwakira ibigiye kuza kuko nibyo bikaze ibigiye kuza icyo tumva se niki urashaka iki uri kuvuga ibiki urifuza iki uri kumva ari kuvuga se cyane uri mushari Kiswahili kimwe se aho dushaka umusemuzi se ariko ubundi rebe ko umukunzi wanjye aje hano akagusanga aha ngaha nasobanura iki mwene muze nasobanura umukunzi nasobanura iki umva mu byo rebe kwanza binahinduke ndabarira nk'urikunze usohoke turi kwishuka cyane nishuka hirya no hino fasha muri fasha icyo usohoka twirengagiza ijoro njye nawe twabanyemo ese ubundi uwo mugabo yari ari he cyangwa kuko atari we mwari kumwe
wumva noneho nkubwire ntabwo ndi buva aha ngaha zikamwayo zitahanye pe icyo nicyo mbashije kukubwira ujya kurwana umva ujya kurwana njye ntabwo mbaha ese ni ibiki ariko si umwana noneho yagiye yabaye iki se Anje ariko se noneho usigaye witabisha amaguru ariko wa mwana wawe nzakugire nti wabaye iki ndaguhamagara ukaza ugaturuka aho uturutse utitabye Swembaza ariko mama winda wambaza ngo nabaye iki ahubwo wowe wabaye iki ufite ikihe kibazo ko numva ibintu byose wabigize ibintu bikaze habaye iki urashaka ko nkora iki koko none se kuguhamagara hari ikibazo kirimo ariko wa mwana wabaye gute ndi mama we narakubyaye nshatse naguhamagara ukaza ukicara iruhande rwanjye gusa urumva mu burenganzira bwanjye nk'umubyeyi ariko wabaye gute muri iyi minsi ko ntazi ibyawe koko niba warambyaye se wambyaye wenyine tangira ushyireho umuhate nyine ukore nawe data yari gukora ariko mama hari ikintu nashakaga kugusaba ndashaka kujya gusura Ana bizeye ko nakwitwayeho neza noneho ubu nagenda urinda uvuga gutyo se kunsaba uruhushya si inshingano zawe zo kunsaba uruhushya se ndi umubyeyi wawe none se ubundi nta nubwo byemewe ariko muri iyi minsi turi mu cyorezo cya korona ntabwo byemewe gusurana byongeye kandi uri umwana wowe ejo utazavaho unandurira hirya iyo ngiyo ntazi ntabwo rero ugomba kuva hano none se mama tukiri muri guma mu rugo ntabwo bazaga kugusura cyangwa se ubundi tutarayijyamo ubwo sinabonaga ugenda kubera icyo udashaka ko ngewe ngenda ndagenda noneho Anje ndakubwiye ngo ntabwo ugomba kuva hano ariko ubundi ko nsigaye mbona sinzi ibyawe urabona agasuzuguro usigaye umbwirana urabona ukuntu usigaye unshingana ijosi wa mwana we noneho njye ndi mama wawe hano si iwawe ijya ugomba gutanga amategeko nka mama wawe ntabwo uri buve hano ndakubujije mama wakabaye ufata imyanzuro ntabwo ibintu byose wajya ubona bikwitura hejuru ubu se dada yaje ubizi ntabwo wabonye aza hano ni kwa Sindi mama ntabwo ari iwawe ndagenda da Anje uva nkubwire ndakubwiye ngo umva wibeshye uve hano ibintu umaze iminsi wigira ndaza kubigukuramo wibeshye ushingura ibirenge byawe hano turaza kubona ndareba umwana na nyina noneho hanze iryo tegeko uzi ko noneho ugiye gusara neza mva imbere vuba vuba disipurine nkeya Sindi bite ni byiza muri izi nzira urava aho urajya simeruka mutuye hariya ruguru mvuye mu rugo ndi kujya hano hirya gasa ntabwo wari uzi ko twimutse kamwayimutse se Anje ntabimbwire ubwo sinzi impamvu atabikubwiye ariko twarimutse okay never mind arahari se kandi ngiye gusura arahari ariko nabonye atanameze neza kandi numvaga nyine urumva ko atameze neza kandi ni inshuti yanjye ngomba kujya kumureba ariko mama nawe se ashaka ko hari umwana uza kudusura bishize se ko naje
akandeka. Si wowe nampaye karibu, twaranaganiriye mbona nta kibazo afite, nta kintu na kimwe yabigezeho ikibazo. None uyu munsi se byaba byagenze gute? Sinzi ukuntu byaje ariko gusa ntuzi kuko mama nabonye atameze neza, mu gitondo yari ari no kubiganiraho na Ange. Mama yamubujije ko Ange asa mu rugo iwanyu, ariko gusa ntuzi Kumva iby'iwanyu noneho byo biranshaka. Okay. Ahubwo ubundi wowe bite? Ibitotsi byashize none ubu ngubu umeze neza. Ange ntabwo ari we mbaza. meze neza nta kibazo. Umeze neza? Undi ubwo nta mbeho mufite ko mutifubitse? Si nta mbeho ufite? Ako Ange reka nkubaze. Sindi we twarabivuganye. Ubundi wowe ujya wiga? Ndiga no ko utabureba. Ako si ubu ntabwo ari kumbeshya? simbizi. Umva rero noneho ukuntu gahunda zimeze. Ubu bya bintu wambeshye ngo urusaku ngo ibiki ngo nibyo bituma mutiga. Nta kintu muri gukora, nta rusaku ruhari. Ubu tugiye kwiga. Siko bimeze? Tuzane ikaye mbafashe gusubiramo amasomo. Genda se. Dore. Asa ibintu byose ubukururuka. ariko dada usiho nta mwanya n'umwe nari nakubona utari kuri chat. Ego komanda buri kanya buri munota ubucata. Njyewe nibyo nkunda. Kandi n'isundi nakora iki? Urumva hano niho mpurira n'inshuti zanjye tukaganira n'iki. Ubwo aransubije. Ihangane gatoya nyine twicare hano hirya mubwire icyari kinze. Kanzi mbanze musubize iki. Bango. Kambe mfunze Dr. bari banzengereje. Bya chat ibyo byawe simbizi, ndabona aho bukera nzajya kuvuza da aho ntuzapfa amaso. Oya nta kibazo. Ntabwo azapfa ko nubwo nyikunda ariko ntabwo nyihoraho. Umva dada reka ibyo tubireke, icyo nari nguhamagariye ashaka kumbwira. Umbwira amakuru ya Cindy. Ubu rero afite yabukuye kuri wowe cyangwa kuri nyina? Kumva mbona ntazi imico y'uriya mwana koko. Cindy? Iyihe micozi? Ahubwo se reka nkubaze ibyo bintu urumva ari njye wakaba bibaza se? Kwerega Cindy namubonye nkuko nawe wamubonye. Urumva ise rega nawe mwirirwanaga. Waramureze nawe wamureze wagira ngo ni nkaho ari we nka mama we. Niyo mpamvu rero papa watabimenya n'uwo umuzi neza. Uko mara ubundi se reka nkubaze ni iyihe mico uri kuvuga idasanzwe ku buryo wenda yaba yaragutunguye kuri Cindy? Nakana kagira agasuzuguro uragahamagara nikakwitabe ubona gacecetse ntiwamenye ibyaba cecekanye. Mahese navuga nawe abantu bo hanze urabazi batangira bati nuko atamubyaye utangira ibintu byinshi cyane nibyo mba nirinda. Mahese nawe ntubizi erega burya umwana wundi ngo abishye inkonda. Mva ndumiwe. Gusa reka nkubwire Cindy byo ni umwana ucecetse pe. Ako guceceka kwenzi ko nta gasuzuguro kabamo. Koko ngo ngiki. Gusa reka nkubwire Cindy ugomba kumwiga ukamenya nyine ukuntu uzajya umwitwaraho nuko guceceka kwe mukabana nyine gutyo nese ntago avuga natwe niko twari tumutunze mu ahubwo nakabaye mvuga Ange ni usko ngiye numiwe naratunguwe kwifata ibintu yakoze icyagiye turi ku meza turi kurya ntago wabibonye. Nyaka ko ibyo byose rero iyo mico yose ayikura kuri Cindy. Ayikura kuri Cindy buraba yamwiyemeyeho akamubwira ko hano tuba atari iwabo ari kwase. Ndakeka ariyo mpamvu rero Ange yitwaye kuriya. Yego komara aya ibyo bintu Cindy wamubeshye umwana ungana kuriya ngo si byabikora ngo agere kujya bimumarira ikize ahubwo wenda yakaba ari Ange ubikora kuko ari iwabo.
aha urabuzwa n'iki kumurengera se maye katubyihoreye nyine wasanga ari amarangamutima yanjye yantwaye sindi ndamukunda byongeye ko ari umwana w'umugabo wanjye ndabizi neza umuntu wese ukomoka ku mugabo wanjye ndamukunda nkuko nkunda umugabo wanjye niba nawe ariko nkunda simbizi gusa nzaguma ngerageze nyine njye nitwararika kandi ni umwana bizashira. Ego ni byiza kandi ishyitse umutima hamwe nanjye ndahari nzakomeza kugufasha tubatoza uburere bwiza ukuntu bakomeza kubana neza kandi rega ubwo ndabizi uzakomeza kwigana umutima we kuva umukundira umwana ko nawe umwana wawe aramukunda cyane ariko ku buryo udashobora kumva. Nawe byo mbabarira ahubwo siko wambwiye ngo ugiye kuzagenda bimeze gute? Urumva nta gihe kinini mfite hano gahunda najemo nimbona zigenze neza 100% nzahita ngenda. Nta kibazo kandi ujye wisanzura mu rugo ngakomeza chat zawe reka ndebe ukuntu mba nkora. Sindi uraho uraho amakuru ni meza. ugiye se kandi Abantu myano hepfo guhaha. nizere ko usigaye witwararika nta bintu byo kongera guta amafaranga. Yego. Ese reka nkubaza ubushize duhura urimo urarira mu muhanda umbwira ngo wataye amafaranga cyagiye byagenze gute ko twagarutse tugasanga wahashye ufite n'ibintu wahashye? Hari umujyaneza twahuye arayampa gusa narabibonye ndabikeka ariko nta kundi nari kubikira. Nta kundi wa mwana uri umunyamahirwe. None se mumeze mute? Shabara. Mama ari yose? Yego. Okay. Uraho neza Sindi? Ndaho. Amakuru se umeze neza? Yego meze neza. Ndabona none nta bubido. Sindi uyu nguyu se muraziranye? Yego nta mugira neza nakubwiraga. Okay. Okay ngiye nitwa Adamu. Okay byiza nanjye nitwa Sonia. Ya nyine uno mwana twarahuye duhuye just nyine yari yataye amafaranga nyine ari kurira. Nyine ndamufasha ndikomereza ariko twongeye duhura nabwo nyine ari kuvunika n'ikino tubido nabwo ndamutwaza. Hanyuma nyine ariko nyine ubona ko uno mwana nyine ahohoterwa cyane ukuntu. Ntabwo ari ukumuvunisha ubundi mu buzima busanzwe umwana aba agomba gukora ibisanzwe. Behind of that waba utuye inaha nyine? Ntuye hano ruguru gatoya nuko nari mpuye na Sindi ntabwo twerukanaga. Okay, byiza cyane. Then can I have your number please? Number? Yeah, your number. Nasuye yahageze we. Halo? Umva nahageze se ko niba nayobye niba ntarayoba simbizi ariko wambwiye nahageze. Ugeze ahagana he? Umva ngeze hano ari umutaka wa Tekno nyine utarakata rya korosi wambwiye. Umva hano hari umutaka wa MTN hari akayira gatambika hirya k'igitaka. Ahubwo nari nakarenze. Umura wahageze. Niwe ndi sheri ngwino ahubwo. Sawa reka nza ngufate naje. Akose wowe iki uzuze ubunyicishije ahangaha nahagaze ahangaha nk'isaha yose ariko sha warabyibushye. Mbabarira ubu se ubundi ko wanga ababyibushye uko wanga kubyibuha ukunda ababyibushye nese wanyu ni
turi mu cyaro mbane hirya kuri nyine. iri zuba ndapfuye burundu. nawe ugira ubunebwe tugenda. Ngaha rero mu rugo wahageze rushyashya. Wow, sha ni heza. Ni heza mana yanjye, uzi ko no hanze hari imbuga nini umuntu yakisanzuriramo cyane. Sha ubuzima bwarahindutse mebi, hindutse biragaragarira no ku ntebe. N'intebe zarahindutse, itoto ni itoto, umeze neza kabisa. Ariko nawe ntabwo twaribagiye bya korona bitese. cyane sawa. Ariko se ko nakurangaranye ngo hagati. Amazi ni inywere. Amazi ni inywere. Amazi yewe dore izuba ryari impitaniye hariya ku muhanda. Aho ya nta by'amazi mbabara umbwira ikindi kintu ngo. Sibyo se ndi kukubwira ngo ubuzima bwarahindutse. Ariko Yesu agira neza, ntushaka kumpa amazi. Okay, ngaho makoka. Niyo konje se ishyushye. Ikonje. Zirakareka nta by'amazi. Yesu agira neza ni ukuri Mana we. Nta by'amazi mbabarira. Kubona biryoherwe. Sha urakoze. Ariko se Soni kutambajije uburyo nimutse hano. Nukuri diye nubwo ubona nimutse ariko byarantunguye pe. Kuki? Hano ubona byakiriye neza. Asundi wa mudodori. Wamubwiye ngo ni mushiki w'umugabo wawe. Nawe hari sinzanagiye. Ariko shamva nkubwire. Tekereza umugabo imyaka twari tumaranye. Urumva? Namara kubona mushiki waje ahita twimura tuzane hano. Igihe cyose cyari gishize se ko atari yatekereje kutwimura. Kuki twari twagumye hariya? Ubu se bivuga ko mushiki we aturusha agaciro muri uru rugo? Ariko ntugakabyemeri. Mwese nimba byarahuriranye. Rero usundi bwo reka tuvuge ko ariko yabitekereje. Byo ni bibi se? Irigare ya mwari muri hari hatoye wenda ngana no mukwirwa. Ntacyo bitwaye. Numva nta kibazo. Ariko Soni iteka kuki utajya unshyigikira mu byo mvuga? Urumva ukuntu uri kumurengera? Urumva ukuntu umurengera? Buri munsi buri gihe nta gihe na kimwe rero navuga ibintu bizima byubaka bifatika ku buryo buri munsi wakumva ko ndi umunyamakosa buri gihe. Meri ntabwo ari uko nguko bimeze. Ntugatekereze gutyo. No se erega ntabwo nahora numva ibintu byose umbwira ngo numve ko ari ukuri. Nyine hari ibiba ari ukuri ariko hari n'ibyo nawe ukabya umva nk'icyo kintu ni ukuri. Utekereza ko umugabo abimwe kuko mushiki we ari hano. Wasanga wenda byarahuriranye no kwenda yaraje hano. None se ubundi bitwaye iki? Njye numva nta gikaze kirimo. Ukuri kandi ikindi tuba tuganira nawe dore ko cyamahanga. Byawe ndabimenyereye nyine nuko. Teka buri munsi dutangira neza bikarangira nyine ariko ni wowe ubitera ntabwo ujya wumva inama zanjye kandi inama zanjye nkugira nizo nzima. Ni ukuri ibintu uba wishyize mu mutwe ntabwo ari byiza Meri. Ntabwo bikaze. Ubwo gerageza kubana nawe neza kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Nawe urabizi icyo ukeneye. Anje Uraho neza? Ntabwo nzi uko nagusuhuza ntakureba cyangwa tutari kumwe kuko biragoye cyane. Gusa ndakuzirikana. Ariko sinabura no kugusaba imbabazi ko nagiye ntakumenyesheje. Ariko byose byari inyungu z'umuryango wacu. Gusa ntabwo ibyo nabigira urwitwazo, niyo mpamvu ngusabye imbabazi. Umunsi ngenda byarantunguye cyane. Ubwo nari maze kuvugana na mushiki wanjye nibwo telefone yanzimiyeho. Ku bw'akazi sinabashije kubona ubundi buryo
ndetse n'ubu ngubu ntibinkundira ko nyivugiraho, niyo mpamvu nkoresheje ubutumwa bugufi. Mfite icyizere cy'uko uzakomeza kwita ku bana bacu. Hano ndi nkora ibishoboka byose mu musaruro w'ibyo ndimo ubagereho. Niyo mpamvu ntazahwema kubitaho mu bushobozi bwose mfite. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo nawe igihe cyose wagira ikibazo ntuzazuyaze kumenyesha, kuko nzakora uko nshoboye ngo mubeho neza. Ndabizi uhangayikishijwe no kuba nta kazi ufite, ndabizirikana, kandi ubwo nzaza nizera neza ko byose bizakemuka. Ndagukumbuye cyane, umunsi nijoro ntibibura kumbera birebire, kuko mba ntari bukubone hafi. Rimwe njya nihumuriza nkibuka turi kumwe. Urusobe ni ijoro ryanjye rijya gucya nta nkuru, ubwo nkanguka nkakubura. Ntabwo mbura no kwibuka uburyo ntetaho nkumva amaso yanjye atangiye guhweza. Numva ngenda nanirwa ncika intege gake gake, ariko ntacyo nanone biba bitwaye, kuko mba ndyamye. Igihe nabwo mbyutse ubura imbaraga zanjye, kuko nibuka ukuntu uri umusazi mu rukundo, kumwe ubangutse cyane. Nanjye nzigamye imbaraga nyinshi zizakuramira uguye agacuho. Ubundi nakavuza amagambo nk'aya uri hafi yanjye dusubizanya, ariko niyo bishya bishyira. Ntabwo navuga ko nsoreje hano, kuko n'ubundi nzongera. Ahubwo Imana ikunzigamire mugore mwiza. Urakoze cyane. Ngo abana bacu, ubuse natinyuka nkabwira uwanjye n'amagambo amaze iminsi ambwira, wakumva avuga ngo umusazi mu rukundo. Humura nzasara mpaka rwose, sinzi inzira izakunshyitsaho neza. Buri gihe iyo ngiye kugera aho nshaka birapfa. Reka musubize nta kundi, nubwo ibi bigoye kubyihanganira. Ntabwo nari niteguye kubaho gutya kweri. Nubwo bigoye kubyihanganira. Ntabwo nari niteguye kuzabaho gutya kweri. Urakoze cyane mugabo mwiza, ndagukumbuye cyane. Kandi imbaraga n'umurava byawe byo kwitaho ndabishimira rwose. Ku bwawe tubayeho neza nta kibazo, ndetse warakoze kuba waratwimuye hariya hantu. Sinahakundaga, abana bameze neza, nawe nabo baragusuhuza cyane kandi baragukumbuye pe. Byinshi byiza dusangira ndabyibuka, kandi nkabibara nk'uko mbara intoki z'ibiganza byanjye. Mbese nta gace na gato kabasha kunyisoba iyo ntekereje ko ugiye kwira. Numva umutwe undiye kuko nzi ko udahari. Ubwo wakumva neza uko ijoro riba rireshya. Birangoye cyane kandi cyane. Nakifuje ko byibuze wazashaka uruhushya ukaza, niyo byaba iminsi mike, ariko ukaza.